Reka nongere mbasuhuze wowe tugiye kubana muri iki kiganiro cy'iminota mike. Uyu niwe tugiye kubana, akaba ari umuhanzi, umuramyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, akaba yitwa Theophile Twagirayezu. Uyu Twagirayezu ari mu banyabigwi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Yashyize hanze indirimbo ye nshya yise Uri Imana, amaranye imyaka 17 ayanditse, dore ko yayanditse mu mwaka wa 2008. Mu kiganiro n'Inyarwanda, Theophile Twagirayezu yavuze ko Uri Imana ari indirimbo yo kuramya Imana yayanditse mu mwaka wa 2008. Iyi ndirimbo yaje ndi mu bihe byo gusenga. Yavuze ko nyuma yo gushyira hanze iyi ndirimbo ateganya gukomeza kogeza Yesu Kristo mu ndirimbo. Ibyo nteganya muri uyu mwaka ni ugukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Theophile Twagirayezu ari gukomeza umuziki mu mbaraga nyinshi nyuma y'uko yari yaricishije irungu abafana cyangwa se abakunzi be, dore ko yamaze imyaka 15 awuhagaritse, ariko mu mwaka wa 2023 akiyemeza kuwugarukamo. Ni mu magambo ni umugabo wubatse wanarushinze mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2013. Uyu muramyi wanabaye umwarimu muri kaminuza zitandukanye, atuye i Rusororo mu mujyi wa Kigali, akaba asengera muri Assemblies of God mu Gatsata. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006, nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere. Azwi mu ndirimbo zirimo nyinshi Irimasi ndetse na Ngwino Umare Inyota, yaririmbanye na Angelique. Theophile avuga ko ikintu yishimira mu muziki wo muri iki gihe ni uko abahanzi nyarwanda basigaye ari abahanga mu gukora umuziki w'umwimerere kandi b'ingeri zitandukanye, abakuru n'abato. Icya kabiri ni uko usigaye uyu mwuga w'uburirimbyi w'ubuhanzi usigaye utunze abantu, ikaba ari bizinesi ku buryo bugaragara. Ikindi yongeyeho, umuziki nyarwanda usigaye ugera no mu bindi bihugu byo mu karere ndetse n'ahandi ku isi. Icyakora yavuze ko hari ibindi abona ko bikwiye kongerwamo imbaraga, bityo umuziki wa gospel ukagera mu bushorishori, wenda mu byo yavuzeho ni uko yavuze ko abahanzi bakwiye kurangwa n'indangagaciro za kinyarwanda. Rero ibi ni muri bimwe mu makuru twabashije kubona. Nibutsa ko niba uri mushya wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona andi makuru nk'aya agezweho. Ndagushimiye, reka tuzahure muri video y'ubutaha. Murakoze.